Reka mwifuriza ibihe byiza ndetse n'amahoro y'Imana wo kuri cyicano nitwa Hindura TV. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe bimwe mu bintu rwose umukobwa akora atazi neza yuko rwose ibi bintu ushobora gutuma ata icyubahiro imbere y'umuhungu bakundana, cyangwa se ata agaciro agatikamba imbere y'uwo muhungu barimo bafiyansanya. Ibi bintu bikwambura agaciro imbere y'uwo muhungu yubikoze, kandi rwose nawe hasanga ujye ubikora rwose utabizi yuko ibi bintu bituma umuhungu agufata ukundi kuntu, bigatuma umuhungu atakubona yuko uri w'ingenzi mu buzima bwiwe, ariho akuramo kujya agusuzugura, ari akuramo kujya ubona atagweza agaciro, ubona hari ibintu byinshi byajya bihinduka mu rukundo, ukibaza ngo ese byagenze gute ko urukundo rwacu mbere rwari rumeze neza, aka kanya tukabona ntazi ukuntu rumeze, ruri kugenda rusa nkaho rugana mu marembera. Ese bimeze bite? Ngiye kubwira ibintu ushobora kuba ukora utazi, cyangwa se ushobora no kwirinda ukimara kumva iyi video, ukabyirinda ku buryo utazabikora, kuko nubikora gatoya umuhungu azagenda gutakariza icyizere ndetse ajya gufata nk'umuntu wataye agaciro imbere yiwe. Akenshi na kenshi abahungu nta kuntu bakunze guhita kibagaragaza amarangamutima bafitiye abakobwa ku kanya mu byerekeranye no gufata imyanzuro yo kuvuga ngo dutandukane cyangwa se turekane. Umuhungu agenda bitwara gake gakeya, rimwe na rimwe hari ukuntu ushiduka warahindutse n'igikoresho cyiwe cyangwa se igikinisho cyiwe, kandi ubwo yari agufiteho gahunda yo mu buryo bwo kuvuga ngo azakugira umugore cyangwa se akugira umufasha wiwe, ariko ugasanga wahindutse igikoresho cyiwe, asigaye agukoresha mu bintu bimufitiye inyungu, bimubyarira umusaruro haba ku mubiri wiwe cyangwa se no mu bikorwa bigiye bitandukanye. Kandi mu by'ukuri ugasanga ibi byose niwe wabyiteye bitewe n'udukosa dutoya wakoze mu rukundo, tugatuma uyu muntu abasha gutuma afata umwanzuro wo kudataka kwerurira ngo akwereke amarangamutima ye, akagenda akubabaza gake gakeya. Rero ngiye kukubwira bino bintu ushobora gukora bigatuma ibi byose biba. Iyi ni channel rero yitwa Hindura TV, kandi subscribe bibuke gufungura n'inzogera kugira ngo buri video tunyujijeho aha hantu itazajya gucika, uzajya uyibonera mu bambere. Iyi video rero wibuke kuyirayikinga, wandike na commentaire utubwire ngo nayikunze, uyisangize n'inshuti zawe. Njye mugiye kubana kuri mikoro nitwa Eric niyo kwizerwa, mbahaye ikaze. Nkuko mubizi ntabwo tubasha gutinda, mureke tujye mu cyatuzanye. Nkuko nabibabwiye video gitangira, abahungu n'abantu bakomeye bafite ukuntu batwara ibintu byabo, amarangamutima yabo nta kuntu ataka hubuka ngo aze akubwire ngo ndakwanze, nkuko abakobwa rimwe na rimwe bakunze kubikora. Umuhungu ashobora kuba yarakwanze, yaraguhanaguye mu mutima wiwe kera rwose utari umuntu w'ingenzi mu buzima bwiwe, ariko nyamara ugasanga aracyagumanye nawe bitewe n'ibintu bikurikira. Hari inyungu agukeneyeho, urugero agukeneyeho inyungu zo kumushimishiriza umubiri, cyangwa se kumufasha mu bintu byekenye no kumusapotingira ubuzima, uburyo bw'amafaranga cyangwa se n'ibindi byose bimusapotinga. Ibi bintu bishobora gutuma umuhungu agumana nawe, agakomeza kubesha urukundo rudahari, kandi mu by'ukuri yari amaze kugusiba kera mu bitekerezo byiwe no mu mutima wiwe. Mu by'ukuri afite n'undi mukobwa arimo gutereta, ariko wowe akaba arimo kubesha urukundo. Mu by'ukuri yari amaze kugusiba kera cyane bitewe n'ibi bintu abagufiteho inyungu cyangwa se abagushakaho. Rero njye kubwira ibi bintu ukora bigatuma rwose uta agaciro imbere y'uwo muhungu, kandi mu by'ukuri wari umuntu w'ingenzi mu buzima bwiwe rwose. Ikintu rero mukobwa ukora cya mbere kigatuma uyu muhungu atangira kubona yuko rwose utari w'agaciro mu buzima bwiwe, akagusuzugura, akajya atangira kugukoresha nk'igikinisho cyiwe, n'igihe uzakunda kwishyira hasi cyane ukisuzuguza imbere y'uwo muhungu mu rukundo rwanyu, cyangwa se gukunda kumwiyegereza cyane kurenza uko wehe ashobora kukwegera cyane. Abakobwa rimwe na rimwe bakunze gukora amakosa cyane, bazi ngo rwose barimo barasapotinga urukundo ngo barukuze cyane, ugasanga umukobwa niwe ukunze gufata iya mbere mu guhamagara umuhungu, ugasanga umukobwa niwe yafashe iya mbere mu kwandikira umuhungu amubaza ko yaramutse cyangwa se uko yiriwe, ugasanga umukobwa niwe ukunze gufata iya mbere mu gusuhuza uwo muhungu, cyangwa se amubwira ati ngo dusohokere aha cyangwa se dukore ibi n'ibi. Ugasanga umukobwa niwe ukunze gupushingamo imbaraga nyinshi mu rukundo kugira ngo rukure. Ibi bintu nta kuntu bituma umuhungu agukunda cyane mukobwa. Ukuri kuzuye nuko uyu muhungu azagusuzugura cyane kurenza uko ahubwo yanakubahaga. Nutangira kujya ukora bino bintu, azatangira kubona yuko inshingano bazimwambuye zo kukwitaho, ahubwo abone yuko ari wowe rwose uri kumwitaho, atangira gutangira kugusuzugura, aribwo uzasanga gutangira hari ibintu byinshi agiye acika intege mu rukundo gukora rwose. Ugasanga ari inshingano nyinshi arafite mu rukundo, ariko ari kugenda zigabanya. Nuko wamweretse neza yuko wowe ubwawe wihagije rwose kugira ngo urwo rukundo rwanyu rutere intambwe cyangwa se rukure hadakeneye imbaraga ze. Nimba ushaka gukundwa, ukaba ushaka guherezwa agaciro muri urwo rukundo mukobwa, gerageza kwereka uwo muhungu mukundana neza yuko uri uw'agaciro mu buzima bwiwe, ndetse ufite agaciro, uri zahabu, uhenze cyane ku buryo atapfa kukubona
mwereke yuko ari umuntu w'umugabo rwose akeneye ibyo bintu byose ukeneye gukora cyangwa se ibyo bintu byose mukorera, mwereke yuko ari ukwiriye kubikora nk'umugabo mu rukundo. Ikikwereka yuko umuntu azava nk'umugabo nuko azagenda yitangira inshingano zimwe na zimwe ugasanga kuzikora neza azishyira mu murongo rwose. Ibyo bintu bizakugaragariza yuko no mu rugo nakura azaba umugabo. Rero mukobwa kwisuzuguza cyane ibi ngibi nta kuntu bizatuma wubahwa, ahubwo bizatuma utakazwa agaciro ndetse n'ikuzo uwo muhungu agenda gusuzugura. Icyo ni ikintu cyame gishobora gutuma rwose utakazwa agaciro mu rukundo, ugatanya gusuzugurwa kandi mu by'ukuri usanga wubahwa mu rukundo. Ikindi kintu rwose kitushobora gutuma buri mukobwa wese atikuza imbere y'abahungu, umuhungu mukundana agatanya kujya guca amazi cyangwa agatanya kujya gukatira gake gake wowe utabimenye, ukazashiduka rwose yaragiye burundu. Ni igihe ukunze gukoresha imbuga nkoranyambaga ariko ukazikoresha mu buryo butari bwiza. Urugero, nimbe ufite nk'imbuga nkoranyambaga ukunze gupostinga amafoto cyangwa se utuvideo tugiye dutandukanye cyangwa se amagambo agiye atandukanye, ariko ugakunda gupostinga ibintu wambaye imyenda igaragaza sex cyangwa se imyenda rwose ubona rwose idahesheje agaciro, ukabona rwose gupostinga amafoto rimwe na rimwe hari ukuntu nyine ugaragara wambaye nk'ubusa cyangwa se witwara mu bundi buryo buhanagura isura yawe y'ubukobwa bikakwambika ikindi cyasha, umuhungu mukundana akabibona. Ibintu bishobora gutuma agutakariza icyizere, ugata agaciro imbere yiwe, ugasanga uyu muhungu ahise abikwereka kano kanya yuko rwose yatangiye kuguhanagura mu mutima wiwe, agatangira kujya akureka ntanabikubwire yuko rwose byanamubaho cyangwa se byanamubangamiye, aho agatangira kujya akureka, akakureka gake gakeya, ugata agaciro, ugata ikuzo imbere y'amaso yiwe, ugasanga isaha n'isaha arakubwira ati rwose dutandukane, ugasanga gukoresha mu nyungu ziyo gusa zimufite umusoro cyangwa se zimubyarira ibintu by'agaciro, ugasanga wowe uzingo aracyagukunda kandi mu by'ukuri uyu muhungu araguhanaguye kera mu bitekerezo byiwe. Iki kintu rero mukobwa nshuti yanjye, nimbe ufite imbuga nkoranyambaga ukoresha, ndabizi neza yuko iri terambere turimo cyangwa se iki gihe turimo nta muntu n'umwe udafite imbuga nkoranyambaga akoresha. Menya uburyo uzikoreshamo. Nimba ufite umuhungu wifuza yuko yazakubera umutware, wifuza yuko yazakubera umugabo, gerageza urebe ukuntu ubyitwarikamo, umenye ibyo postinga, umenye ibyo waprodinga, umenye uko uzajya ubigenza ku buryo bizatuma rwose bitakwangiriza isura yawe imbere y'uwo muhungu. Ikindi kintu rero cya gatatu gishobora gutuma utakaza icyubahiro imbere y'uwo muhungu, ni igihe ahangaha noneho ukunze kugira isari rya hato na hato urigirira abantu bagiye batandukanye, cyane cyane abantu bafitanye isano n'uwo muhungu murimo mukundana. Ugasanga ufite isari ridafite ishingiro, ugasanga umukobwa akunze kwiteka cyane, agakunze guhora arakaye kandi arakariye ibintu bidafite agaciro, ugasanga ahora yitwara nabi ku nshuti z'umuhungu, ku muryango wiwe cyangwa se ku bavandimwe biwe. Ugasanga akunze kugira isari n'abakobwa bagenzi biwe rwose, kandi akabikorera mu maso y'uwo muhungu barimo bakundana, isari ridafite ishingiro. Rero umuhungu burya ngakunze kwitegereza cyane cyane iyo afite umukobwa afite mu mirima y'indi ziwe cyangwa se mu bitekerezo byiwe, afite gahunda yuko azamugira umufasha wiwe w'urugo. Uyu muhungu agenda yitegereza nuko abakobwa batabizi, buri kantu kose umukorera imbere agenda abasha kugasesengura. Umuhungu rero yabonye yuko rwose uri kugenda ugira amasari bagenzi bawe, cyangwa se ufite ukuntu witwara mu muryango wiwe cyangwa se mu bantu b'ingenzi mu buzima bwiwe. Ibi bintu bishobora gutuma ngo umuhungu agutakariza agaciro kandi rwose utabimenye, ukazashiduka rwose ubona akubwiye ati rwose reka dutandukane cyangwa se reka ngende, ugasanga afasha imyanzuro utazi ikintu gitumye afata uwo mwanzuro mu by'ukuri uzi neza yuko nta kosa wakoze, cyangwa se ukagenda utagaciro uticyubahira imbere yiwe, ugasanga atangiye kujya gukoresha mu mirimo yiwe cyangwa se mu buryo bwinshi cyane yishakiye, anagusuzugura kwa hato na hato. Aba yarakubonyemo iki kintu ashobora kuba yarakikubonyeho. Rero niba ukundana n'uwo muhungu kandi ukaba wifuza neza yuko azakubera umutware w'urugo rwawe, uyu muhungu rwose jya wirinda kujya witwara nabi mu buryo nk'ubwo ngubwo nkubwiye. Gerageza nuranabikora ubikorere ahantu atareba, ubikorere ahantu rwose atareba, kuko ibi bintu byavurupa umuhungu bigatuma uyu muhungu abasha gutekereza ukundi kuntu, bigatuma umuhungu abasha gufata icyemezo kitari cyiza mu buzima bwiwe kandi urukundo rwanyu rwaba rumeze neza. Ikindi kintu cya kane gishobora gutuma rwose umuhungu atangira kugutakariza icyizere cyangwa se ugata agaciro imbere y'uwo muhungu, ni igihe nanone ukunze gusa nkaho mukobwa ukunze guhora ushaka
kwigarurira buri kimwe cyose mu rukundo rwanyu cyangwa se mu bintu byerekeranye n'ibyo umuhungu atunze. Urugero, uri wa mukobwa ukunze gusa nkaho ukunze ibintu udakunze uwo muhungu, ugasanga mu rukundo rwanyu ukunze kugaragaza yuko ukeneye rwose inkweto nziza, ugasanga ukunze kugaragaza yuko rwose ukeneye amafaranga, ugasanga ukunze kugaragaza yuko ukeneye imodoka nziza, ugasanga ukunze kugaragaza yuko ukeneye ibintu cyane kurenza uko ushaka urukundo rw'uwo muhungu. Ugasanga nanone hari ibintu mufite cyangwa se hari ibintu mwagezeho mu rukundo rwanyu wenda mubona bifatikanyije kubishaka, ariko ugasanga ni wowe muntu ukunze gusa nkaho ushaka kubitegeka, ni wowe muntu ukunze gusa nkaho ushaka kubigenzura kurenza uko umuhungu yafata iya mbere mu kugenzura ibyo bintu cyangwa se mu kubiyobora. Mukobwa, nimba iki kintu usanzwe ugikora, iki kintu umenye neza yuko nta kuntu kiri gutuma umuhungu abona neza yuko uri umugore ufite ubwenge. Unyumve neza, kiri gutuma umuhungu abona neza yuko rwose uri gushaka kumwambura icyubahiro n'inshingano ziwe, kiri gutuma umuhungu abona neza yuko uri gushaka kumwambura agaciro mu rukundo rwanyu cyangwa se ibyo ashinzwe mu rukundo rwanyu. Ibi ngibi rero bituma umuhungu agenda acika intege mu rukundo, bityo bigatuma atangira kubona yuko rwose uri umuntu utari uw'agaciro, utari uw'ingenzi mu mutima wiwe, bikaba ngombwa yuko atangira kujya agenda aguca amazi gake gakeya, aguca amazi gake gakeya, ukazashiduka rwose ubona urukundo rwarakayutse kera. Nanone hari igihe umuhungu akunze guhita adafata umwanzuro wo kuvuga ngo arakuretse, aho agatangira kujya agukoresha nanone muri za nyungu ziwe, kandi mu by'ukuri wowe urimo urabikora, uri nko kumubera umukozi, bifitiye inyungu we, ni nawe zanazigira we ejo hazaza, wowe ubwawe ntabwo ufite muri mind ziwe. Mukobwa, nimba ukunze gukora bino bintu, menya neza yuko utari kubaka cyangwa ugaragaza ko uri umugore ufite ubwenge muri urwo rukundo, ahubwo uri kumwereka yuko rwose uri kwigarura buri kintu cyose no mu rugo uzabasha kumutegeka. Kandi ibintu abahungu barabyanga cyane, bashaka gufata intebe, bashaka gufata vola batware, kuko aribo baba bumva yuko ari abatware, kandi mu by'ukuri buri mugabo wese no mutware mu rugo rwiwe no mu rukundo akwiriye kuba umutware. Nshuti yanjye rero mukobwa, iki kintu niba ukundaga kugikora, ntugire ngo urukubaka urukundo, ahubwo urimo urarusenya. Ngicyo ni ikintu cya kane. Ikindi kintu cya gatatu gishobora gutuma rwose utakaza icyubahiro cyangwa se ugatakaza ikuzo imbere y'uwo muhungu, agatangira kujya gusuzugura rwose akakureba nk'ikimbwa ihaze, ni igihe wowe mukobwa uba udafite intego cyangwa se icyerekezo cy'ubuzima muri wowe. Iki kintu nzakunda kukivugaho kenshi cyane. Abahungu kenshi na kenshi bakunze umukobwa uza afite mu mutwe hazima hakora, atari uko yasaza, ahubwo afite mu mutwe azi icyo ubuzima icyo ari cyo. Buri muhungu wese iyo abonye rwose yuko umukobwa ari wa muntu rwose ntibindeba, ari wa wundi uzi gusesagura buri kintu cyose, ukora buri kintu cyose, ugasanga rwose nta murongo bifite, uwo muhungu rwose atangira kujya akureka gake gakeya, akanakoreka yuko rwose uri wa muntu utari w'ingenzi ku buzima bwiwe, agatangira kujya agutakariza icyubahiro. Nimba rero ushaka umukobwa gukundwa n'uwo muhungu cyane, gerageza ubikore mu bwenge, umwereke yuko uri wa muntu ushoboye kandi uri wa muntu ufite icyo yamumarira mu buryo bwo kumusapotinga mu buzima. Ariko ibi bintu ubikore mu bwenge nshuti yanjye, kuko ushobora kutabikora mu bwenge ukabikora nabi, ugasanga agiye kujya atangira noneho kujya gusuzugura, abona yuko rwose ari wowe uri kurekura amafaranga umuhereza. Rero nshuti yanjye, ukwiriye kubikora mu bwenge, ukamwereka neza yuko ufite icyo wamarira urukundo rwanyu, kuko bimwereka neza yuko ni mu gihe mwubatse urugo mwabanye, uzajya icumarira umuryango, uzajya icumarira family yanyu ikaba nziza cyane cyangwa se igatera imbere. Rero mukobwa ufite ukomeze rwose, no mu gihe mwabaye mwashinze urugo, hari ukuntu washyira idefari ku muryango wanyu, hari ukuntu washyira akabariro ku muryango wanyu, cyangwa se washinga igiti ku nzu yanyu. Nshuti yanjye rero, iki kintu nimba uri wa mukobwa utagiye icyerekezo, nimba uri wa mukobwa ukunze kuza nkaho rwose agaragaza ibintu byo gusesagura mu rukundo, akora buri kimwe cyose, ugasanga nta terambere yifite muri we, nta n'ibyo yifuriza n'urwo rukundo rwanyu. Nshuti yanjye, umenye neza yuko umuhungu azatangira kugufata nabi, akufate nk'igikoresho cyiwe, atangiye kugukoresha ibintu byinshi cyane bimubyarira inyungu gusa, isa akujugunye rwose ute agaciro imbere yiwe. Ikindi kintu cya gatandatu cyo gishobora gutuma umuhungu akubona rwose nkaho uri umuntu utari w'agaciro mu buzima bwe, akatangira kujya agutakariza icyubahiro ndetse n'agaciro. Ahangaha ni igihe noneho uzaba ukunze kugirana imishyikirano n'abahungu cyane. Umukobwa cyangwa se abakobwa nagiye numva bakunze kuvuga ati ngaho kujya n'inshuti z'abakobwa, ati nagiye inshuti z'abahungu cyane, aho kujya ngwize inshuti nyinshi z'abakobwa, nagwize inshuti nyinshi z'abahungu, kubera ko ari bo bahuntu batagira amatiku cyangwa se batagira utundi tuntu twinshi tw'amanyanga. Rero nshuti yanjye w'umukobwa, ibi bintu ngiye kubwira ni ingenzi ku buzima bwawe. Nukunda kujya inshuti nyinshi z'abahungu, umusheri wawe akabibona cyangwa se fiance wawe akabibona, umuhungu mukundanye akabibona, uyu muhungu azarakara cyangwa se ababare, azafuha, kubera ko abahungu
bakunze gufuha mu ibanga, ntibakunze kubigaragaza cyane. Rero nshuti yanjye, burya abahungu nta kuntu bakunze kuba babangikanwa n'ikindi kintu icyo aricyo cyose cyerekeranye n'uko bateye. Urugero, nimba ufite inshuti yawe y'umugabo, rwose ufite inshuti yawe y'umugabo cyangwa se inshuti yawe y'umuhungu n'umukobwa, ufite n'uwo mufiyansi wawe, umuhungu azabona neza yuko rwose isandi isaha ashobora kukubura, aricyo bimutera guhangayika, atangiye no kujya gutakariza icyizere ndetse n'ibyiringiro, bityo atangire kubona yuko rwose isandi isaha ashobora kuguhomba akakubura, ugasanga ibyo yatakaje cyangwa se ibyo yagiye akora mu rukundo bibaye imfabusa. Rero nimba ufite n'izo nshuti, menya uburyo uzitwara ku buryo bitabangamira umukunzi wawe. Ni iyi video ninaguteguriye, nizeye ko wanyuzwe kandi wasobanukiwe. Bikagukanda subscribe, bikagufunga n'inzogera, urayikinga n'iyi video. Ndabakunda cyane, amen.